Waramutse se? Waramutse. Urimo uragira ibiki se ko nkusanze aha ngaha? Ndi kwahira ubwatsi bw'amatungo. Urimo urahira ubwatsi bw'amatungo? Eh, Ni ayahe matungo se ko mbona utu bintu? ni inka. Ni inka mbese? Eh, Ubwo naringize ngo ni inkwavu. oya, inka. Ubu muroroye? Turoroye nta kibazo gihari. Inka se buriya iyo itagiye kwirishiriza ibi ngibi irabyemera? Irabirya cyane ahubwo. Aka kazu kamazemo igihe kingana iki? Tumaze imyaka 3. Imyaka 3. Eh, Ko ari aka kazi kandi karagutunze. karahanuze cyane kuko ari niko natangiyeho gukora njyewe. Niko watangiriyeho gukora. Nta kibazo gihari. Ubu ni iki wabwira nk'abadukurikiye nk'urubyiruko? Nuko bakora amaboko mu mufuka nabo bagakora nabo. Kuko ariko cyane cyane kano kazi bakunda kugasuzugura kandi kano kazi gatunze umuntu. Ako iyo ujye kwiba rero. Si byose. Uremera kugakora kuko nta kibazo cyo giteye. Uremera ukagakora nta kibazo kaba gateye. Nta kibazo. Ubu rero reka tubwire abadukurikiye ko akazi kose nta kazi k'umunyagara kariho. Nk'uko bajya batubwira rwose akazi kose ni akazi kandi katunga Akazi kose ni ukugakora. akazi kose ni ukugakora. Kugira ngo wibe uragakora. Aragira ati aho kugira ngo wibe akazi kose wagakora rwose kandi karamutunze. Urumva ko Nta kibazo dufite rwose ntanubwo nanakinubira. ntago wakinubira. Karantunze. Aragira ati akazi karantunze nkakoze igihe kitari gitoya rwose. Rero rubyiruko icyo twabashishikariza ni uko mwakura amaboko mu mifuka. Murabona ko tumaze iminsi duhura n'urubyiruko rutandukanye hirya no hino batwereka akazi bakora ka buri munsi, kandi agira ati akazi kanjye ndagakunze rwose niko nkora kandi karantunze nta kintu ntacyo nakanganya nako rwose. Nta kibazo afite. None se ubu nk'izi nka koko ubu hano hantu uraza ukahahira ukahabona ubwatsi bwatunga nk'izo nka? Ndahira inka enye. Ufite inka enye? Kandi zikororoka rwose ubu wazindutse uje gushaka ubwatsi? Wahageze saa 10. Ubu rero urubyiruko ruba rudukurikira kenshi cyane. Urubyiruko ruradukurikira, murabona yuko akazi kose gashobora gutunga umuntu rwose. Akazi burya nta kazi kaba kabi. Nta kazi kaba kabi uko kaba kameze kose gapfa kuba kagutunze. Noneho rero reka tukureke wikomereza akazi kawe. Abadukurikiye rwose mujye mureba yuko cyane cyane urubyiruko mujye mureba abakuye amaboko mu mufuka ko baba babasha gushakisha kandi akazi kakabatunga ka buri munsi. Mu mbaraga ze rwose aravuga ati njyewe noroye inka yanjye nkajya nyishakira ubwatsi yakororoka kandi ikagira aho yankura n'aho yangeza. Ubu rero ndabizi neza ko urubyiruko rudukurikira ari rwinshi. Reka dukomeze tugende noneho tureke wikorera akazi. Urakoze cyane. Namwe umunsi mwiza. Murabibona ko rwose arimo arahira ibyatsi ngo yazindutse saa 10. Ubu ngubu arimo arashoje. Ubu arashoje aratashye agiye kugaburira itungo rye. Rubyiruko ni ukuri mureke twige kwishakira imirimo tutavuga ngo ngiye kudepoza ngiye gushaka akazi. Buriya hakora mu mutwe. Akazi kose kagira aho kagukura akagira n'aho kakugeza. Ibi ngibi tuba tubikorera mwebwe rubyiruko kugira ngo mubashe murebe ko rwose umuntu ashobora kwishakira akazi kandi akabaho. Ibi ngibi nimwe tubikorera. Hanyuma rero abadukurikira abakunda Scovia TV show ni ukuri mujye mutuba hafi ku nkunga y'ibitekerezo. Tuzajya dukomeza dushake hirya no hino ibintu bishobora kudufasha mu buzima bwa buri munsi, ibintu bituruhura dushobora kureba bikaturuhura mu mutwe, bikaduha inama, bikaduha ibitekerezo. Namwe rero inkunga yanyu y'ibitekerezo ya buri munsi irakenewe. Ni ukuri mujye mudufasha mutwunganire ku bitekerezo
kugira ngo tubashe gukomeza kwagura ibitekerezo byacu, tubagezaho inama zisobanutse neza. Murakoze, umunsi mwiza.